ndarishyiraho ryose, iryo jambo riraba rivuga araba arimo kuvuga mu kiriyo, ariko uburyo ryashojwe, uburyo bamuhagaritse akagenda akirimo no kuvuga ariko mikoro bayimwatse, nicyo kintu nagira ngo kijye ahagaragara. Uko nabyumvise, amazina y'umuntu wamwatse mikoro ni uwitwa Gashema Felicien, akaba ari umwavoka. Uwo mwavoka akaba yaranabaye n'umwavoka wa Idamange, ariko biriya bintu bikaba ari ibintu biteye isoni cyane. Reka rero dushyireho iyo video murebe ukuntu inkotanyi ari abanyabwoba, batinya ijambo kurusha ikindi cyose. Amahoro. Yesu ashimwe kandi ataye mu mitima yacu. Nongeye kubabwira abantu bose badukundaga njye na Karasira Aimable, twasigaye turi imfubyi, dusigara nta muryango, dusigara nta muntu twitayeho. Noneho bari batuzi mu makaritsiye yacu, baravugaga ngo aba bantu ko babana nk'ubu uwagira icyo abavugaho cyiza ni iki. Nta muntu wakunze kutugaragariza urukundo tukiri imfubyi. Noneho tukajya tubona akavuga ngo isi yaramwitaruye nabi, akavuga ngo isi ntimukunda cyane. Baje hari umubyeyi yigeze kumpa, ni umubyeyi wandeze, bamwita Mama Kibebe. Twari twabaga hariya aho bita ku Musigiti. Hano nabonye harimo n'umumama nzi bita Mama Ndogo, nawe wenda mwaza sinzi nimba yaje uno munsi. Mama Ndogo sinzi nimba hari abamubonye, akavuga uburyo twabanye, ariko Karasira ari umubanyi mwiza. Nk'amafaranga y'inzu yayishyiraga igihe, ibi byangombwa byose twaba tugiye kwishyura nka yaba agiye nko kunyishyura provisoire, tukishyura na fagitire yacu, ibintu byose byacu bikagenda mu nzira nziza. Noneho twebwe tumara kubana na Karasira Aimable, baje kuvuga ko tutikunda, bavuga uburyo dusangira n'abantu kandi abantu bose bamukundaga. Noneho nagira ngo abafite Bibiliya bandebere muri Yohana ibice 3 kuva ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa 1 badusomere. Reka dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 3, tuve ku murongo wa 1 tugeze ku wa 3. Hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu. Ni isomo ngira ngo buri muntu wese afatireho, uje kudufasha muri kino kiriyo atahabizi. Nk'ubu icyo dusabwa nta kindi kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana, turasabwa kuva hari aho Yohana yababwiye ati, utambaye inyama n'umubiri n'amaraso, uwavutse bwa kabiri akabya atari kubwo kuva ku munda y'umugore, akavuka akaba ikiremwa gishya, niwe uzabasha kubana nanjye mu bwami n'ubugingo bw'iteka. Dusabe Imana tuzashyingurwe twese turi abera, kandi dusabe Imana impano y'Umwuka Wera. Twese inzira yacu ni urupfu, kandi twese ingororano yacu ni urupfu, ariko icyo dusabwa nta kindi ni ugushikama. Ngiye gusoza rero, mbabwira ibyo mukuru wanjye yambwiye, kenshi nabona ko ari nabyo azize.
n'abantu bose babizi bamenye ko badashidikanyije tuhuritse kandi tukaba tubabaye. Nkiri umwana naramubwiye ni ese mukuru wanjye ni igiki kigutera agahinda, ni igiki kigutera gushavura? Arambwira ati urabona tubuze umuvandimwe wacu. Jenoside ijya kuba yarabaye nari mfite imyaka 4, ariko nabonye urupfu rw'umuvandimwe wanjye murumuna we uwo bitaga Tuyisenge Emmanuel. Igisasu cyaraje cya Katyusha gikubita ku ruhande rwe, ekara zimukubita mu nda, zimukubise mu nda bamujyana kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga banze biranga nawe arapfa. Niho yahuriye no kubabara kuko yikoreye umurambo we n'amaraso amumeneka mu maso. Noneho etape ya nyuma amashuri yize kuri seminari Ndera. Yabanje kwiga primaire aho bita kuri EPA hano munsi yo kuri Gatagara. Yiga primaire kuri EPA, yiga troncome kuri seminari Ndera, yiga na A-level ayiga Lycée de Kigali, yiga na Kaminuza Catholic University, yiga na UNR. Akinana na Maître Karate Sinzi, umuvandimwe wacu bakinaga Maître Karate Sinzi. Akajya mbwira ngo baranyima umukandara wo muri karate umbereye. Kubera iki? Kubera ibyago twagize ibyego, ariko tujye twivugira ahantu neza. Twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Yabonye icyo bita imbwa, buriya muntu umuzimirijeho mikoro yabanje kumwongorera ngo niba mwarebye neza ku minwa ye ngo reka ngufashe. Noneho kandi yagiye akirimo no kuvuga, yakomeje kuvuga nubwo bari bamufungiyeho mikoro. Gusa ikigaragara inkotanyi ni you are cowards, you are total cowards. Muri bigwari, muri imisega, muramoka, ahubwo uretse ntuza muriherera mukamoka nk'imbwa. Kuko gutinya, muritinya ijambo, mugatinya ukuri, mugatinya ko abo mwiciye babatamaza, ariko ni hahandi. Kandi nihanganishe Aimé cyane mu kiriyo kuntera arimo gutabaza, ariko ati Aimable ntabara, akomere, yihangane. Abakunda Karasira mwese mwihangane, twese twihangane, ariko iyicwa rya Karasira rituviremo imbaraga zo gukomeza umaritiri wacu. Dukomeze duharanire, dushyiremo imbaraga, kugeza aho dutsinze ikinyoma, kugeza aho tugeze ku butabera, kugeza aho izi nkotanyi tuzipfukamishije amavi yazo akamera nk'ay'ihene. Rero aho kugira ngo iterabwoba barimo gukoresha ryo kwica Karasira rihinduke ubwoba bwacu, ahubwo rihinduke imbaraga. Akababaro kacu na amasukari bazamuye n'iki byose bihinduke imbaraga zo kugira ngo dutsinde izi nkotanyi aho turi hose. Kandi ucecetse wese amenye ko arimo gufasha mu guhishira si ikinyoma gusa, icyaha, ikibi inkotanyi zakoreye Karasira, zakoreye umuryango we, zikorera abanyarwanda, miliyoni z'abanyarwanda zabikoreye, na miliyoni z'abanyekongo.